ngaho da Besoni Sonia ngaho sigenge ndi ariko ngaho ubusa mama wakinguye hano ninde Sonia ubusa bisobanuye ngo mukama ashobora kuba yagarutse hano kuko bisa kose uru rugi rukinguye nk'ahantu hari abantu barenze umwe. Reka ibi ntabwo bishoboka ese ko nanone narimbasize amaherezo ko wasanga cyari cyamwinjiriye kamamagara Sonia numve mama cyusa nawe yabanye fone yanjye bayimeni nakundi pe wiriwe papa cyusa seko mbona noneho wambaye ibirenge wabaye iki papa cyusa wambaye ibirenge kimwe twagishyize nese urabona ibyo bintu koko bikwiye ubusa ndebera ibirenge muri sima Iseka jobundi papa cyusa yatashye yambaye ibirenge aho ni amahoro buri inkweto yari yazishyize he ariko ndaza kumenya ahantu yari yasize inkweto kugira ngo atahe muri uru rugo rwa mama cyusa n'ibirenge ndaza kubyiga mwana wa uraje umeze utese meze neza amakuru se ni meza ariko ntabwo ari meza cyane wabaye iki se cya kigabo ngo ni mukama kimwe cyazanye na abantu gufata papa ibintu cyankoze cyaraje kirambaza ngo papa wari cyaraje kimbaza kirakumbaza cya kigabo ngo ni mukama kirakumbaza kiri kukubaza njyewe ndakibwira ngo urajyaye ko papa nawe uhari kirangije kita kimutaza kinkubita ku rugi kiruka kinjira ku kaboko wabaye cyarakavunye waravunitse akaboko cyarakavunye kiba kinjiye mu nzu kiruka sinzi icyo cyagiye gukoramo ese papa cyusa ntabwo yari ahari oya ntawe wari uhari se bundi mwana wa reka nkubaze ubu ngubu koko papa wawe asigaye ataha salo meze neza kuza oya ibyo ntabwo birenze wanyu kuza kundeba se bitwaye iki se nta kibazo nyine uze oya wowe nyine uze wihuta yagiye ntagahari ntugire ikibazo yego ngatebuka soko murando kutuwa umva se kanza nkwereka hara ayo nasitaye none se arya ngo mama tushaka oya mama tuze bise ntabwo apfa kumubona no nkwereka hari mani nisoni arashakaga n'ubundi niwe mama tuze nari ngwino nkwereka hari rwose
namutwereka nkamukugeza Jesus ni biki ndi kubona hano ko mbona mufatanye nk'abavuye mu murenge subiza Subize sinki. kandi nabikubwiye Ibyo naje kwisurira Sonia. kunsura mukaza mufatanye Ya, duriye hariya nyine. hano mu rugo urahebeye ku buryo hari kwizana ukaza kandi kureba nabikubwiye Nose nari kubona n'umugabo wawe simusubize. Kandi duriye hariya. mwavuye hariya mufatanye Jonathan. wabona mwana avuye hariya iriya mufatanye murinda mushyika ahangaha mufatanye Hoya, hano ku rugi. ibyo siri kubinsobanurira n'ubundi nababonye mukomeze mufatane Hoya. Soni windakarira. oya mukomeze mufatane n'ubundi nabonye nazi ibyo ndi kubona mu maso yanjye Sibwo waretse kundakara ko duriye hariya ku rugi nkamusura. kandi wasi uri kwireguza iki wowe ki kandi nakubwiye guhera kare uri kwireguza si iki Ngewe sikikomo n'unungi intoki. dore uko ameze ngaco ugende uragaragaye ngo ntabwo ujya unca inyuma injira mu nzu ngambwira Ubwire se. ukuntu ayo mabuno yawe asigaye akurura umugabo wanjye Urabizi neza? ubundi se kuki uza mu rugo rwanjye wambaye ubwo bujipo bushyika hejuru y'ikibuno nako si hejuru y'amaguru Nose uragira ngo nyenyeri igitenge sindi umudamu kandi nari nje kugusura Sonia. aho uje kunsura ujya usura abakobwa bagenzi bawe Waretse kundakarira kuko akariwe narinzi. uje kunsura ujya uza kunsura uje wenyine ntukazane n'umugabo wanjye uri kumva N'umugabo wawe iki? Musanze hariya ku gipangu. umusanze hariya se ni umuzamu usanze hariya Ari he wahangaha? Umuzamu wangaje. ubundi se niyo yaba hari sinamubwira ngo aza kuyobore n'ubwo bujipo bwawe Kubera muri uru rugo Soni nari nje kugusura numva nk'uko. Undi se waruje Ariko ntabwo kundeba. nari nzi kuri bwanuka bigeze hano. waruje kundebera iki Nje kugusura. kunsura uzapanga undi munsi uza wambaye imyenda ireshya nk'iyi yanjye ubone kugaruka mu rugo rwanjye Ubwo bivuze ngo uranyirukanye. ndakwirukanye nyine Soni uranyirukanye. uzagaruke wambaye imyenda miremire reba ubu bujipo wiya no mana we noneho buranagaragara Umva niba unyirukanye. Ubwo kanigendere. Nta kibazo ngo nzapanga ikindi ugenda ujya he Ugendere. ugenda narakubwira ngo Umbwira se- narakubwira ngo mwiyame ku mugabo Umbwira wanjye Umbwira. icya mbere Cyambere niba utangiye kuza muri uru rugo ukurikiye kino gipangu nguza ntabyo uzabona nabyo nzabona. ntabyo uzabona Noneho mbisezere kongera kugaruka. noneho ikintu kiri kumbabaza uza wambaye amaherena ndebera njye nayo ngira Reka nkubwire. Nawe uzipfumuze. Nyine umugabo wakugurira amaherena. Uko yakuguriye igitenge ntabwo byakunanira kukugurira amaherena. ntabwo ibyo ngibyo ari byo byubaka Ese kumba uri umusirimu ukaba utaha mu nzu imeze gutya. uretse nkubaze Niko madam. reka nkubaze Niko amaherena madam. Ibitenge biracyagezweho. Biracyagezweho. uretse nkubaze amaherena yubaka urugo cyangwa Ariko se uwakubona utaha muri ino nzu imeze gutya. subiza amaherena Oya, yubaka urugo jya ugenda umeze nk'umusirimu ariko. noneho ngenda sirimutse guhera hasi kugera hejuru ahubwo se niyo yensebye ahubwo wowe wambara tuno tuntu Oya, ni utuntu wiga tugezweho tugezweho. ibyo Nose uragira ngo umere nkawe ndi umukobwa. mbega umukobwa nako si uri n'umukobwa Uhindukira undebe we. Uri umurebe kureba uko mari ishobora kuba. winyereka ayo mabuno yawe kuko arimo arantera isoni Isoni se ziki? gira vuba umvire mu rugo Iyi soni cyokora. ziki? mbone umva Noneho, uko urasohoka reka hariya umbwire iki Reka nkubwire. Niba nari nje kugusura, twaba duteranijwe n'umugabo nsanze hariya ku gipangu, nzajya nza noneho ninamubona nanjye kumusura ubundi nze musange. bite madam shaka mukama mukama shaka mukama nyine bivuga ngo ugera mu byinshi muka Ase wa mugore we kuje umubano wangora ibiki wangora ibiki bigenze bite se kandi ibiki ko noneho kumbona uranyizwa n'ihe mana ibisazi byose kumbona wagira ngo byakwiyemo ibisazi kano kanya mbaye umusazi ejo bundi waranyikoreshwaga njye mbaye umusazi maze mubwire umbwira iki mbabarira nundumva iki gihe wambwiriye narahaze mva okay gambira ikintu kikuzanye ikintu kinzanye kinambabaje wowe ibintu byose wankoreye umva muka sinabyihanganira okay ngane kora murekure narafata ndekura bikubwire neza ngo iki kora bikubwire neza ukuntu tubigiye kwishyurwa ibyo bintu ushaka umva mbabarira muka mbabarira winkora bikomeza no kunkora soni mvuze ngo ndekura umva soni ndekura itagira ngo ndekura Bresi nta kintu mvugana nawe na ndekura okay urifuza iki rero
riraduka uremera kurima cyangwa ntabwo ubyemera ngiduka umva wa mugore Ngiduka. nawe rekura sevu wa mugore ahangaha ni iwanjye musohoke mugenda Uretse. muce uretse muce hatazagira umuza kumbaza amaraso yanyu mugende